Mwiriwe neza, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni 𝗕𝗜𝗚𝗔𝗕𝗔𝗬𝗘. Turabasaba kuduteza imbere mukora subscribe, like, comment na share kuri bagenzi banyu, kuko ibica kuri YouTube channel ni iby'ingenzi kuri mwebwe ndetse nabo. Uyu munsi tugiye gusobanura bimwe ku bya muri application ya 𝗕𝗜𝗚𝗚 scholarship application for September intake 2024. Nk'uko twabakoreye application muri May intake, uyu munsi tugarutse muri September intake. Kugeza aka kanya irafunguye. Muri 𝗕𝗚𝗚 hari amafakulite atandukanye, si menshi cyane kuko ni 2 gusa. Bisa naho bitangaje, ariko nanone bigatangaza cyane bitewe n'uko ibyo waba warize byose muri segonderi hano muri 𝗕𝗚𝗚 wemerewe kwa applyingamo. Ni narutangira. Reka tuvuge ku byo waba warize muri segonderi biguhesha amahirwe yo kuba wakwa applyinga muri 𝗕𝗚𝗚. Muri faculty ya software engineering wa applyingamo mu gihe wize math, computer science, networking, programming, cyber security, database administration, information security, information technology, software engineering, web development, data structures, biology, chemistry, physics ndetse n'andi masomo yandi, yaba muri REB, muri TVET na WDA. Hano mwemerewe kwa applyinga cyane muri entrepreneur leadership. Iyi entrepreneur leadership nayo tuyivugeho. Entrepreneur leadership nayo ni faculty ya kabiri iba muri 𝗕𝗚𝗚, aho abantu bize amasomo yo muri REB, WDA ndetse n'abize imyuga, mwese mwemerewe kwa applyinga muri iyi entrepreneur leadership. Muri entrepreneur leadership hagiye habarizwamo abantu bize biology, chemistry, physics, history, sociology, economics, geography, literature, math, entrepreneurship ubwayo ndetse n'andi masomo menshi agiye atandukanye, amwe mwize muri segonderi. Aha muri 𝗕𝗚𝗚 iyo bagufasha uri umunyeshuri waho, iyo uhiga abenshi baba bavuga ko ubayeho nk'abazungu bitewe n'umurengera w'akayabo k'amafaranga babahundagazaho buri kwezi. Wabibaza abahiga. Ariko mu gihe udashoboye kuba wamubona aka kanya ngo umubaze ngo ese muvandimwe ubayeho gute aho ngaho ko bavuga ko mubayeho nk'abazungu, reka nkubwire bimwe muri bike by'ukuntu babayeho. Bahabwa akayabo k'amafaranga 450,000, mu madolari ni 450. Aya mafaranga ku munyeshuri uri kwiga uzasoza ugashakirwa akazi, aya ni amafaranga menshi. Ntabwo bigarukira aho ngaho, kuko baguhereza n'icumbi, bakakwishyurira resitora ndetse bakaguhereza n'ibigufasha byose mu kwiga, harimo laptop, amakaramu n'amakayi, byose bigufasha kugira ngo wige kandi neza. Ntabwo biba birangiriye aho, kuko mu cyitwa internship, iyo bibaye ngombwa ko internship ikorerwa hanze baguhereza itike y'indege. Umuntu wifuza gukora iyi application tumuhaye ikaze, ariko mwanaduhamagara kuri 07804053 cyangwa se mukaduhamagara mukanatwandikira kuri 0792966064. Kuri izo nimero tubonekaho uduhamagaye ndetse utwandikiye no kuri WhatsApp, hose turaboneka. Ni ibiki usabwa kugira ngo tugukorere application yo muri 𝗕𝗚𝗚? Harimo amazina yawe yose
yanditse neza nk'uko ari ku irangamuntu, imeri yawe ikora neza, nimero yawe ya telefone, amazina y'ababyeyi bawe ndetse na nimero zabo za telefone. Iyo bibaye byiza bafite na imeri urazitwoherereza. Ntabwo biba bigarukiyeho ngo kuko hari n'amadokima akenerwa kugira ngo dukomeze application yawe. Harimo ifoto yawe y'irangamuntu ifotoye neza, hakabamo reports zawe kuva mu wa 4 kugera mu wa 6 cyangwa se kuva level 4 kugera level 5, level 3 kugera level 5, ndetse na school invoice. School invoice ni urupapuro ukura kwa kontabule w'ikigo ruriho amafaranga icyo kigo wigagaho bishyuraga ku gihembwe, twayateranya tukabona amafaranga yishyurwaga ku kwezi. Ndetse uduhereza na bank statement. Bank statement ni dokima igaragaza uburyo umuntu wakwishyuriye ishuri yinjiza amafaranga ndetse n'uburyo yatangamo. Ibyo urwo rupapuro rukagaragaraho byibuze amezi 3 mbere y'uko uruduhereza. Bivuze ko nimba urukuyeyo bisaba ko ruba ruriho amezi 3 yashize. Mu gihe ibingibi bibaye imbogamizi, ushaka momo statement. Momo statement nayo ibigaragaza buryo ki uwo muntu yahohereje amafaranga n'uburyo yakiyemo nyuma y'amezi 3 ashize, tukagukorera application yawe ikarangira neza. Gusa iyo turi kuguhamagara hari byinshi bitanditswe hano tukubaza kuri telefone. Niyo mpamvu tubashishikariza mu gihe turi kubakorera application mugomba kuba muri online mutavaho, cyangwa se tukabahamagara no kuri telefone. Turi hano ku bwanyu. Iyi YouTube channel ni iyanyu, niyo mpamvu mugomba gukora like, subscribe, share na comment. Muri comment mukatubwira ibindi mwifuza twazabakoreraho. Niyo mpamvu ugomba no kubwira uwo muvandimwe wawe utarakora subscribe ukamubwira agakora subscribe, agakanda no ukazogera kugira ngo ajye abona notification zacu mu gihe dushizeho ikiganiro nk'iki. Nk'ibisanzwe amazina ni 𝗕𝗜𝗚𝗔𝗕𝗔𝗓𝗏. Ndabashimiye.